hari ibintu ushobora kuvuga mu kazi kawe ka buri munsi wibwira ko ari ibintu bisanzwe, wibwira uri gusetsa abo mukorana, uri kubaha experience, ariko bigahita bikugiraho ingaruka ku kanya cyangwa se bikazakugiraho ingaruka mu gihe kiri imbere. Urugero nko kuganiriza abagenzi bawe mukorana inzozi zawe, gahunda ufite y'ahazaza, ubuzima bwawe bwite, amashuri uteganya kuziga, akandi kazi uri gushakisha, intege nke zawe, imbaraga zawe, ahahise hawe, ndetse n'andi makuru bahaye atari ngombwa ashobora kuzakoresha nk'amazimwe mu gihe utazi, bikaba byakwicira izina, promotion wari ugiye kubona ikaba yahagarara, abayobozi bawe bakaba bakubona nabi kandi mu by'ukuri atari cyo wifuza kugaragaza. Ibi nkubwira bikunze kubaho kenshi, kandi ababigukorera si abanzi bawe baba baturutse kure, nabo mukorana, mubana day by day, ndetse bamwe na bamwe mushobora kuba mwarigeze no kwizerana. Menya ko ibyo uvuga mu kazi kawe ka buri munsi bishobora kukubera urufunguzo rw'amahirwe cyangwa bikakubera umutwaro uremereye cyane. Jya ureka akazi kawe kivugire, ibikorwa biruta amagambo. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu 10 ugomba kugumana nk'ibanga mu kazi kawe. Menya ko kubivuga bishobora kukugiraho ingaruka, kubiceceka bishobora kukurinda ibintu byinshi. Njye wumva ndi storyteller. Ikintu cya mbere twaheraho ukwiriye kugira ibanga mu kazi kawe ni ubuzima bwawe bw'urukundo. Umuntu mukundana nawe wamufitanye amateka, wamufitanye memories zitandukanye. Ibihe mwagiranye biba bikwiriye kuguma ari ibanga hagati yawe nawe. Urugero nk'amakimbirane mu rugo rwanyu, ibibazo by'urukundo mwagiye muhura nabyo, ntago ari inkuru nziza yo kuba waganiriza abantu mukorana. Nuramuka ubivuze, nta kabuza bo mukorana bazabivuga, babivangavanga bashyiramo umunyu, kandi bazabikwirakwiza. Ibyo rero bizatuma abantu bakubona mu isura itari ya nyayo. Ubwo rero jya ubihorera, nabo bafite inkuru z'inkundo zabo. Uza kuganiriza inkuru y'urukundo rwe uzayitega amatwi, ariko wowe ntuzigere na rimwe wivamo ngo uvuge amabanga y'urukundo rwawe, kuko ntago ubuzi neza abaguteza amatwi iyo nkuru uri kubabwira bazayikoresha, uwo bazayibwira, niba wifuza ko yazayumva. Ese niba ajya kuyisubiramo nta munyu bazashyiramo? Byaba byiza amabanga y'urukundo rwawe uyigumaniye. Ikintu cya kabiri ukwiriye gukomeza kubika nk'ibanga ni amakuru ajyanye n'amafaranga winjiza. Nagiye nibonera ukuntu abantu bagirira ishyari umuntu bitewe nuko bumvise amafaranga ahembwa, ibyo yagezeho, urugero nk'inzu yaguze, imodoka, telefone nziza, amafaranga yakiriye muri promotion ku kazi. Ibyo byose usanga bituma abantu bakugirira ishyari. Umushahara wawe, amafaranga winjiza ku kwezi cyangwa se buri munsi, akwiriye gukomeza kubibanga. Ntugomba kubishyira ku mugaragaro, kuko hari ababigenderaho bakaba baguca intege cyangwa se abandi bakakugirira ishyari, kandi ishyari ni ishyano. Jya wirinda rero gutera abantu umutima mubi uko bakugirira nabi. Ibanga ry'amafaranga winjiza rikomeze kuba iryawe. Ikintu cya gatatu ukwiriye kugira ibanga ni ibibazo bijyanye n'ubuzima bwawe. Ushobora kuba ufite indwara ikomeye cyangwa ufite umuntu mu muryango wawe urwaye. Mu gihe uri kuganira n'abantu mukorana, tangaza gusa ibikenewe. Impamvu binari ingenzi ni uko hari bamwe mu bo mukorana bashobora kubona ko uri umuntu udashoboye, cyangwa se bakaba bakwima amahirwe amwe n'amwe bitewe n'amakuru agiye utangaza ku buzima bwawe. Rero jya wirinda kuganira ibintu byinshi cyane bijyanye n'ubuzima bwawe bwa buri munsi, cyane cyane mu gihe bidakenewe. Ikintu cya kane ni imyemerere ya politike ndetse n'idini. Politike n'imyemerere cyangwa se ukwemera k'umuntu ni ibintu biba bikomeye cyane. Rero nta mpamvu yo kubivuga ku kazi uko wiboneye. Icya mbere, ntibihindura uko ukora, ariko bishobora guhindura uko abandi bagufata bitewe n'uburyo ubiganiramo. Ikintu cya gatanu ukwiriye kugira ibanga harimo plan zawe z'akazi gakurikira cyangwa se amasomo yawe. Niba ushaka gukorera izindi certificate, guhindura company ukaba wahindura akazi,
kujya kwiga haba mu gihugu cyangwa hanze, ni ingenzi cyane ko bigira ibanga. Ibyo byose ku muntu w'umunyabwenge akwiriye kubivuga byamaje kuba. Abivuga nyuma ntago abivuga mbere. Ikintu birinda nuko nk'abantu bakeneye kukubangamira babura urwitwazo kuko nta makuru afatika baba bagufiteho. Icya gatandatu, irinde kuvuga ibintu bibi wahuye nabyo mu kazi kawe ka mbere. Ntukibwire ko kuvuga nabi abo mwakoranaga bizagufasha. Oya, ahubwo bituma babona ko ushobora kuzabavuga nabi igihe muzaba mutakiri kumwe. Birashoboka cyane ko mu kazi kawe kahahise wagiye uhura n'ibihe bibi n'abantu babi. Ikiza no kwabikuraho amasomo, ntago aba ari inkuru yo gushyira ku meza y'akazi uri gukora ubu ngubu. Ibyo bigaragaza kuri smart mu mutwe ko bahahise hawe ndetse n'abantu mwabanye icyo gihe, nubwo bamwe na bamwe bagiye bakubangamira. Ikintu cya karindwi ukwiye kugira ibanga ni imishinga yawe, haba short time goals cyangwa long time goals. Niba ufite business idea, urugero ufite plan yo gukora ikintu runaka, gucuruza, kugura imodoka, gukora real estate n'ibindi, banza ubishyire ku murongo neza. Nta mpamvu yo kubivuga mbere y'igihe, kuko nuramuka ubikoze abantu bazabikwirakwiza, bamwe baguca intege kuko batazi impamvu y'ibyo bintu. Abandi bo bumva iyo mishinga yawe ari nk'inzozi kuri bo. Ubwo rero byaba byiza babonye feedback aho kumva amagambo. Ikindi kintu ukwiriye kugira ibanga ni mu gihe ugize amahirwe yo kuganira n'umuyobozi wawe. Tuvuge uganiye na manager wawe, hari ibyo muganiriye, ashaka kugira inama yoroheje cyangwa ikomeye, ni wowe aba yigeneye. Ntugomba rero kuyihindura ibiganiro by'ikiruhuko. Iyo ibyo mwaganiriye ubiganirije abagenzi bawe, nta kabuza arabimenya, kuko nabo ntago ari utubati, bakomeza kugenda babisharinga, then after bikamugeraho. Icyo gihe ntabwo yongera kugirira icyizere. Ikiza nuko ibyo mwaganiriye ayo magambo wayakoresha mu kwiteza imbere, uzaba ukoze igikorwa cy'intangarugero. Ikindi kintu ukwiriye gukomeza kugira ibanga ni impinduka z'imibereho yawe. For example, waguze imodoka nshyashya, uri gupanga kujya mu biruhuko somewhere, Dubai n'ahandi. Ni ibintu byiza kandi birashimishije, ariko ntugomba kubibyinira mu kazi, kuko hari abantu bamwe babifata nabi. Iterambere ryawe rishobora kwica umubano hagati yawe na bagenzi bawe. Ubwo rero niba wifuza gukomeza gutera imbere utekanye, komeza ube low key, ube low profile. Niyo nzira nziza yo kugera ku iterambere ritarimo akajagari, ritarimo amashyari y'abagenzi bawe, mbese turyita iterambere ritekanye. Icyo ukwiriye kuzirikana nuko udakwiriye no kuba timide mu kazi kawe. Kuba transparency cyangwa se kuba wakwigaragaza mu kazi, waganira n'abandi ni byiza, ariko siko buri gihe ariyo nzira nziza yo guhitamo. Shyira ahabona imirimo yawe, umwete wawe, smartness y'ibitekerezo byawe, ariko ugihisha ubuzima bwawe bwite, intego zawe, imigambi yawe. Nawe ugire privacy nk'umuntu. Mu isi y'akazi, icyo utavuze nicyo kitagucira urubanza. Jya ubika ibanga, ubundi akazi kawe ureke kivugire. Ibikorwa byawe biruta amagambo. Kora subscribe, dukomeze tubane mu nkuru nk'izi zubaka. Thanks for watching. See you next video.